ni ukuvuga abantu twabanaga ebana hafi ya bose bari gufata rutema ikirere berekeje United State ujya kwipimisha nakubwiye ko ntajyayo rwose ko nta cyizere nifitiye ko nagiye mpura n'abantu benshi batandukanye rwose bafata n'imiti barwaye SIDA kandi tukabonana nkamanuka Kizimbabwe rwose mbonye nariye nkabona ndamutse amahoro ebana mina shukuru Mungu nabyo bavuga ngo ndi guteganya imbere hazaza ngo ngo nzubaka etage ngo nzaba ndi runaka ibyo ntabyo nteganya ubu ngubu ikintu ntekereza gusa nge mbaho nk'uzapfejo ni ibintu niyemeje nabo Neskari gihe noneho uyu ngo ashaka kurenza ari imyaka 100 uyu ngo nago yapfa ahubwo rutacyakaga niwe shaka gucika fani urumva ibintu bivuze uko ari umuntu wigeze kubimbwira nsanze mu bitaro ndwaye kano kaguru barandashe arangije aravuga yari kapiteni arangije aravuga ngo abantu bazima bagapfa ngo kangaka kayaka kagasigara ndwaye kano kaguru ndembye maze ukwezi ku gitanda kwaguru nakarwaye umwaka ariko yapfuye kubivuga nta n'iminsi 2 bamukubise ikompora rya rapigi roketi fani ndi hafi kurongora rwose muzabimfasha ndi hafi kurongora Nyagasani Imana twongeye kugushimira waturinze kuri uyu munsi utugejeje muri uyu mugoroba turagusaba kuturinda muri iri joro n'iri joro naryo uri turindemo tunagushimira ibirayi byaragabanyutse kawunga yaragabanyutse umuceri waragabanyutse icyo twagusaba Nyagasani indaya nazo zigabanya ibiciro zige ziduhera 700 Okay, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Yitwa YAKA mwana, nitwa Patrick the Entertainer. Twitwa BigTown TV, tugaruka muri stories zitandukanye. YAKA mwana meze fresh? Very good. Namahoro. Namahoro. Uretse ko ntago ari byiza cyane. Ni ukuvuga abantu twabanaga ebana hafi ya bose bari gufata rutema ikirere berekeje United State. Muri Amerika. Muri Amerika kabisa. Wese muraziriki? Ngiye naramagiwe niba ari Nyabingi mfite sinzi Nyabingi mfite sinzi uwandozi wari we rwose. Abantu bose mwabanaga mu nkambi bageze muri Amerika. Bari kugenda kabisa ndakubwiye inkambi irashize. Ndakubwiye inkambi y'iwacu yose. Bari kwimukira United State. Ese yakawoziriki? Zandaya zaguteye umwaka. Naziza agacupa sinzi waneye umwaka ukabisa. Zandari kuhoramo. Sinzi oya. Ntabwo ari ikibazo cy'indaya. Uretse ko nta n'icyo binwengeye. Kuko ubu ngubu tuvugana. Ubu mfite abamabuja babiri. Umwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muramuzi Mutoni Asia. Ubu none mfite undi mabuja mushyashya. Bita Fani TV show wabaye n'umupira ni urimo kumena mu mufungo uyu munsi ubu ni umfite rwose nawe turaje tuganirize ese ikintu kiriho ni kimwe ariko YAKA cyangwa waranduye niba utarimo kujya muri Amerika oya SIDA se ni ikibazo SIDA nta kibiri gitwaye SIDA ubu ngubu yabaye 0 ni nka giripe ni nka malaria isanzwe ka giripe karangwa SIDA ntabwo bigiteye abantu niba muteye kwipimisha se ujya kwipimisha nakubwiye ko ntajyayo rwose ko nta cyizere nifitiye ko nagiye mpura n'abantu benshi batandukanye rwose bafata n'imiti barwaye SIDA kandi tukabonana nkamanuka Kizimbabwe rwose ase akabwo ngo wagiye ubuzima bwawe wagiye ubukunda seriye nta cyizere nifitiye ese ujye udakunda ubuzima bwawe niba ntabwo ari ubwo ntabwo ari gutakunda ubuzima bwanjye urabizi ikibazo cy'umubiri hanze ahangana nubwo ari ngewe gusa ahubwo ikibazo wenda nuko ngewe mbishyira ku karubanda ariko ikintu bita ubusambanyi kirakabije cyafashe indi ntera kuri iyi si birakabije rwose birakabije rwose kubona umuntu ufite urugo ufite abana n'umudamu agasiga umudamu we mu rugo mwiza ufite ikibuno giteye neza kajya gufata karaya cy'igihumbi hano haruguru k'igihumbi karaya cy'igihumbi k'amafuti aza neza ese yamenshi waguze yari yangayeho ngewe ubu ngubu rwose dore ngo uyu mabuja rero nababwiraga bakunzi banjye ubu mfite abamabuja babiri umwe ari mu Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ngo uyu n'undi bita Fani
dore uyu nguyu niwe uri muri Afurika rero ubu niwe umuhagarariye hano mu mujyi wa Kigali. Fani umeze neza tugaye ikaze kuri BigTown. Ni wowe umuntu urimo gufasha YAKA rero ngo wasimbuye Asiya mu Rwanda. Abacyatsa nyine bari bisanzwe burya ega gufasha umuntu agahimo nyine mu byasasa. Ubu binakowaje ko wabivuze. Uburyo Asiya yamfashaga ibana ntateka ntazi kugura umunyu ntazi kwijerekani y'amazi gura igiceri cy'ijana ubu noneho ndi kumwe na Mabuja wundi niwe uri kunsapotinga mu buryo Mabuja yamfashaga. Yagufashaga. Ariko Fani ni umwana mwiza urumva numwe mu bantu bagufasha bakaba batifuza ko abantu babimenya ko yagufashije. Fani ni iki abantu bakwiye kwigira kuri icyo kintu? Uvuga gutyo wenda ngo ntabwo ngo murafasha umuntu kugira ngo abantu babimenye. Akwinye nabwo ngo ntabwo nyine ariko nanone mu buzima busanzwe ntabwo ari impamvu. Nyine ntabwo ni ngombwa gutya. Ngo wenda ngo oya ibyo uvuze hari abantu rwose like yago TV show yago ni wa muntu wajyaga kungurira agakweto banagahita setting kamera mu isoko agahita posting kugira ngo agaragaze yuko yafashije YAKA yereke isi yose ko ari umwana mwiza ko biriya bintu ntabwo ari byiza. Niba ufashije umuntu ntabwo ari ngombwa ngo ubibwire abantu bose. Imana yonyine niyigushimira ikavuga ati igikorwa wakoze Imana ikagushimira. Ariko iyo bishyize ku karubanda burya nta kintu bukoze. Shimira na Manibu Excelage nawe ni wa muntu niba agwaye ikintu ntabwo ari ngombwa ngo ajye gusetinga kamera ngo amere nk'uri gukora publicity. Excelage hari ukuntu ajya njyana nko mu mujyi akangurira nk'agakecu ukuntu ariko ntabwo azana kamera ngo setinge ya publicity ko yaguriye ya kikeci ko yabwo niko yari ameze muranamuzi ntabwo ari kumubeshyera iyo yafashije umuntu banahita ya uploading uwo munsi yo nkuru. Fani hari ibintu yari yagufasha? Fani hari ibintu yagufasha? Fani we muri iyi minsi sinyijya muri resitora ubu ndi guporeza hano. Mwese umuntu ukumenye inda urumva hari ikindi kiba gisigaye. Mwese umuntu utaguhereye inda ubundi yagura. Wakoze cyane. Ubundi kurya agafiriti ndi kurya ku muceri ka mayonnaise kakawunga kakaboneka. Urumva mwese umuntu wese uzamutegere kunda umuntu utaguhereye inda nta kintu aba akumariye rwose. Fani YAKA murakorana mu buhe buryo? YAKA wenda sinavuga ko twara mu buryo kuko ntabwo ariko wenda nabyita pe. YAKA n'umuntu ntari birye nyine bijya mu buzima nawe nyine uri umunyamakuru nyine urabizi. Wenda turebere wenda ku bintu wenda byagaragara amaso ya buri wese cyangwa ibintu wenda byabiri hafi. YAKA nta mutima mubagira. YAKA nyine ni wa muntu utirya ku bantu nyine hari ukuntu ubushize navuze ngo umuntu nyine ngo hari abantu nyine birya ku bantu bakanagira nyine bakumva ko basuzugura umuntu. Njye sinyapfa gusuzugura umuntu wese uko mubonye cyangwa uko agaragara cyangwa uko ari. Kuko ndabizi nyine ndabizi ko buri wese bucya bwitwejo. Fani njyewe ikintu namubonye ukuzi Mabuja Asiya yari ateye niko na Fani ateye. Niba abantu batiyemera kurabona kandi bakize Asiya hari ukuntu yamfite akavuga ati YAKA uyu munsi kubitemo agapantaro kiza n'agashati keza uyu munsi ndagusohokana Musanze. Urumva twakwikubita hariya Nyirangarama nkabanza ngafite akaburushete niba ari agapayinapo tukamanuka Musanze hoteli nziza bakamfatira icyumba nkarya nkanywa. Fani nawe nuko. Fani ntabwo ari wa muntu w'umwemezi ngo ansuzugure ngo kubera ndi ka YAKA kubera se wenda nta kintu ndiho. Oya Fani ibyo yatetse twese dusangirira hamwe. Na Asiya nuko yari ameze. Asiya ntabwo yatega ngo avuga ati we baramutekera ifiriti ku ruhande twebwe badukubita akawunga n'ibishyimbo by'amazi wapi. Nawe ibiryo yabagariyeho nibyo twaryagaho twese. Na Fani nawe nuko rero ariko hari ababose bikunda hari niba bamukarangiyaga kuko ku ruhande abandi bakabakubita ibishyimbo birimo indagara. Fani barahari umuntu twereka mwane kwicanya ibiganiro bye wumva ari umuntu nyine wakubwira ati ibintu byitwa SIDA nta kintu bivuze rwose ngiye nubwo nawe mbona urimo kunywa ikinini kitajya umugira inama se ko yevyere aba warihebye mba narirekuye urirekura ariko ukareka kurenza
ariko kuri hari no kwiheba yaka warihebye warihebye oya ngewe sinzi niba narihebye kuko sinzi ukuntu abifata ngewe mu gihe ngezemo sigaye mbona ubuzima rwose ari zero ubuzima rwose ngeze mu buzima ukabona ari zero burya ngewe ubundi nanabibwiye n'abantu nabibwiye abantu igisigaye ni urupfu gusa nta kindi nsigaje kuri iyi si iyo mbonye nariye nkabona ndamutse amahoro mina shukuru Mungu nabyo bavuga ngo ndi guteganya imbere hazaza ngo nzubaka etaje ngo nzaba ndi runaka ibyo ntabyo nteganya nta ntego z'ubuzima ubu ngubu ikintu ntekereza gusa ni umunsi wanjye wa nyuma nerekera Rusororo ngasanga ba Jay Paul Rusororo nkajya kwibanira n'abandi hariya ni mu mutuzo ntabwira mugenzi we ngo waraye uri kunsakuriza waraye uri gucuranga radiyo wamenya amazi atembera ku gipangu cyanjye hariya bibaniye neza mu mahoro niyo mpamvu bakubwira ngo iyo umuntu apfuye aba aruhutse amatiku yo kuri iyi si akari igihe ujya kwa Satani akaguhondagura kwa Satani kandi yakazajya nese uzajya mu ijuru ariko iyo umuntu aba ari umunyabyaha ihana ku munsi wa nyuma nese yaka yikurikije imirimo yawe ubona wajya mu ijuru imirimo yawe yikurikije ubona wajya mu ijuru uzajya kwipimisha akora akamaze igihe ngewe kujya mu ijuru keretse Imana nishyiramo imiyaga kandi ntabwo ari ngewe gusa kandi Imana nayo igomba kuzashyiramo imiyaga kuko abanyabyaha turi benshi hano kuri iyi si ni ukwenda bamwe bigira bere bakigira abakristo ariko n'aba wumva ngo ni abapasiteri abenshi hari abo tuzahurira kwa Rusofero niba ari kwa Rusofero sinzi niba nzanagera kuko nta mupasiteri ejo bundi bafitanye n'umugore mu Ruhengeri ntabwo mwamwumvise umugabo akaba azi ngo ugiye gusenga naho we na pasiteri mwigiriye muri roki kandi ngo bari basanzwe bahagera umupasiteri baramufashe abo rero babikora bwihishwa nibo bafite ikibazo nangwa natwe wenda tubikora tutanabizi ariko nyine urumva arimo kufana arimo kugira inama we ati no kwiheba kuba umuntu yaba arimo kunywa imiti ugakubitamo njye mbaho nk'uzapfa ejo ni ibintu niyemeje nabo nese kari igihe noneho uyu nguyu ashobora kurenza ari imyaka 100 uyu nguyu ntabwo yapfa ahubwo wari utakekaga niwe shaka gucika ahubwo ndubishaka ntabwo ajya apfa ntabwo yakazapfa azarama kubera iki none se ubundi yanduranya kurinda fani urumva ibintu uvuze uzi ko hari umuntu wigeze kubimbwira ngo abeza bagapfa ngo kayaka kagasiga none se niyo sanza bivuzemo hari umugabo hari umugabo twabanaga bamwitaga intare y'akanwa ka Muzinzi ka Rusagara muri Kongo yansanze mu bitaro ndwaye kano kaguru barandashe arangije aravuga yari kapiteni arangije aravuga ngo abantu bazima bagapfa ngo kangaka kayaka kagasigara ndwaye kano kaguru ndembye maze ukwezi ku gitanda kwa kaguru nakarwaye umwaka ariko yapfuye kubivuga nta n'iminsi 2 bamukubise ikompora rya rapigirokete inyama zikajya zifite munsi hejuru baranje banzanira ngo ka Muzinzi byarangiye umuteye umwako ze ntabwo ari njye wamuteye umwako ari uzi kugira ngo umuntu mube mubana avuga ati ngo abazima bagapfa ngo kagasiga nawe yagiye kurata ku munsi barara bamwanura nyine yo gufuriza umuntu ikibi niwe kibaho nyine uvuga ngo nyine ngo mutibuka umuntu uzamutindo washibukanye nyirawo washibonye nyirawo niyo mpamvu rero twese turi abantu uciriye nyine umugenzi wawe ubanza cyo kamufuriza ikibi niwe kibaho bwa mbere twese turi abantu niko bigenda rero Fani none se ufite televiziyo yitwa Fani TV show inyuraho ifite na filime icaho irimo yaka amabanga y'ibihishwe yaka nawe nzamushyiramo kuko nyine sene iwe nawe arimo ariko nuko sene iwe turagerwaho filime yitwa amabanga y'ibihishwe ndabona n'umuhungu wanjye yaje nawe arahabaje rero niwe nyine niwe yikamera ego akanaediting niwe director ubwo w'iyo filime director ni njyewe niwe director wayo ni gara filime okay witwa ngo Mo Chris iyo muyivuze iki na amazina yanjye ni Mugwaneza Christian okay wambaye nawe imipira ya Fani TV show ariko Fani ino mipira gishyira no ku isoko abantu banayigure
Nazajyagira ushaka nyine asampamagare ndaza gutanga nimero yanjye. Yego. Cyanyubahe uzawushaka. Nta kibazo. Ariko rero Fani ngiye nibagiye kukubwira. Nubwo ngiye wamaye umupira w'umweru abantu ngira isuku nkeya rwose. Munshakira w'umukara. Baguhakaka. Isuku yanjye ni nkeya kabisa. Plaza w'umukara imipira yacu rero ya Fani TV show ugura tenike. Yego. Aho uri hose twawuha kugereza. Washaka kuduhamagara cyangwa kutwandikira nimero ni 0788 9 6 ubwo cyane uzawushaka azamumagare. Ni t-shirt cyane Maracosta bahari. Nushaka nyine baduha komande twabakorera nta kibazo. Okay fresh. Wari kidusobanura by'iyo filime n'uyu muniga uyikonfirma. Ngo ni filime imeze gute, ifite story imeze gute? Ya filime yitwa Mabanga y'ibihishwe rero harimo nyine ibintu byinshi cyane nyine bitarabasha nyine gusobanukirwa nyine. Niba yitwa Mabanga y'ibihishwe nyine iracyafite nyine amabanga menshi cyane. Ni filime nyine ikubiyemo ibintu byinshi cyane, ikubiyemo ibintu by'ubugome, bw'ubushizi bw'isoni, bikubiyemo nyine gusenga, bikubiyemo ibintu nyine by'umutekano ugarije wo mu gihugu cyacu. Harimo inyigisho zigiye zitandukanye. Inyigisho zigiye zitandukanye. Harimo ba mudugudu, harimo ba mutekano, harimo story nyine ni ya danje nabanje kuyitekereza igihe kinini. Mfite umusaza wanjye witwa Yaraboy yamfashije kucyo gitekerezo. Arahari nawe? Arahari Arabizi. N'uyu nguyu witwa mu Chris nyine ni igitekerezo bampaye. Yego. Nyine dukorana uburyo nge nabo dukorana turubahana muri make. Yego. Niba nubaha ibyo bakoze nyine muri make turubahana. Okay fresh ni byiza cyane. Uburyo dukorana kandi n'ibitekerezo byose nyine ndabibasangiza. Tugahana ibitekerezo hamwe. Iyo filime yabona Yakamwana azagufashamo iki? Yakamwana afite mose neza amaboko. Yakamwana ni umuntu w'umuhanga cyane n'abadukurikiye barabizi kuri BigTown TV. Yakamwana nyine afite ubwenge nyine butangaje. Uko abantu bamureba bagaragara inyuma ntago ariko muri wa ameze. Yaka inyuma abantu bakubona gute? Inyuma abantu benshi Yofa navuze nibi. Hari abantu bazi ko ntuzuye mu mutwe. Sometimes abantu bazi ko ndi umusazi, abandi bazi ko ndi umusinzi uri aho ngaho udashobora kugira ikintu natanga muri societe cyangwa se ikintu nakungura abandi muri societe. Ariko mu bantu banzi icyambere abantu twakoranye ubajije na Mabuja Mutoni ya USA. Mu bantu bubahiriza gahunda ndi wa mbere. Fani nibyo kubahiriza isa niba shooting iri butangire saa 2. Yego. Ngomba kuba nahageze saa 2. Kugihe. Yego. Ariko babandi biyita ngo nibo banyabwenge. Hari igihe ujya kubwira umuntu niba script turi butangire shooting wenda saa 2, umuntu mwamaye script wenda niba utangire scene ya mbere saa 2 akaza saa 3 saa 4. Urumva ko abayishe gahunda. Ariko njye ubajije abantu twakoranye ninjye umuntu ubahiriza isa kabisa. Fani cameraman wawe ni umuntu umeze gute kuri set? Nyine ni umuntu ukora akazi ke neza kandi nyine akaba ari wa muntu nyine ubasha kubana nyine n'umuntu neza. Ntago nyine burya hari umuntu mukorana mu buzima kumvuramo inubye cyangwa se kumva wapi. Umusa umaze igihe kingana cy'ukora bino bintu? Maze nk'imyaka igera kuri 5 mbikoramo. Mbikoramo biri professionnel nyine. Ari ibintu mvuga ati byanantunga bikambesha. Yego. Aciyemo imyaka 5. Okay. Mu myaka 5 niko kazi ukora konyine? Nibyo nkora byonyine ni nk'ari byo nyine bintunze. Urumva ni fresh. Hari ikintu wavuga wakuyemo mu bifatikamo? Kuri cyo kubuti kino kintu ngenda gikuye kuri kamera kabisa. Tuvuge nagiye nungukamo inshuti nyinshi. Yego. Abavandimwe. Abantu nyine dusangira ibitekerezo. Burangiye nubaha umuntu wese duhuye ndamwubaha nyine. Urumva byamfashije kumenya abantu benshi. Babandi tumenyanye nkagenda ngira ibintu mbakuraho mu bitekerezo byamfasha mu iterambere ryanjye. Ibyo ngiye nibyo by'ingenzi mba ndeba. Ariko hari n'ibindi nagiye nkuramo nk'ibyo kwifashisha ibikoresho bimwe na bimwe. Dukenera amamashini yo kweditinga, dukenera n'ibindi bikoresho. Gake nyenda mbibona mbayeho kubera ko kazi, ibyo kurya, kwishyura inzu, ibiki byose byo kwambara, amadepanse yose. Ni ibyo nkora byonyine. Nibyo bigutunze muri make. Muri rusange ni nk'ari byo bintunze. Yaka wotunzwe n'iki? Wowe niki kigutunze? Nanjye nibi bintunze rwose. Sinema nyarwanda ninunze, interview,
ibiraka nk'ibi bya filime nk'uko fana bivuze nanjye nibyo bintu nzi rwose. Ikindi nshaka gushimira Mabuja Fani ni wa muntu utagera kuri tele ngo yumve yuko niba ari director umuntu adashobora kumugira inama. Yumva ibitekerezo byacu tugahana ibitekerezo, niba script dushobora no guhindura script ukuntu yari yanditse tugakubitamo kandi kantu kugira ngo bore iryohe. So ni umuntu wumva rero ntabwo avuga ngo yiharire ijambo kuri tele kabisa. Mu Chris director wawe ni umuntu umeze gute uretse kuba ari boss reda naguhemba? Urumva ariko zo ni buzima busanzwe ni umuntu umeze gute? Okay, mu buzima busanzwe director wanjye ni umuntu twuzuzanya haba kuri tele haba mu buzima busanzwe tugirana inama cyane iyo turi kuri tele nyine biba bishimishije kuko duhana ibitekerezo ibintu bikagenda neza kandi ikindi kubahiriza igihe amenya uburyo nyine atwaramo abakinnyi be ntibice ibintu bakabikora nyine uko ari kuba directinga kandi nkuko yakamwana abivuze iyo nawe umuhaye igitekerezo aracyumva noneho mukakiganiraho mwagikora mukabona ni ibintu bimeze neza cyane. Ni umuntu nyine wumva kandi ufite umutima mwiza wo gufashanya kugirana inama kumva ibitekerezo by'abandi tukabihuza nyine bikajya mu murongo mwiza. Nuko nguko yimereye. Hari imbogamizi wigeze uhura nayo muri iyo myaka 5 maze ukamera? Imbogamizi zo ziba ari nyinshi cyane, ziba ari nyinshi ariko nta mbogamizi ziteye ubwoba ziba zirimo usibye haba ubundi hari igihe habaho ibintu by'amakontara nibyo bikunda kuba imbogamizi, kubura amafoteji y'abantu wakoreye. Ushobora gufata footage z'umuntu ugasana ibivuga wenda uzifite kuri kadi wari wizeye ko bimeze neza ugasanga nta sound zirimo. Urumva icyo gihe aba yashoye amafaranga ye ntago wamubwira ngo ngera udepanse ngo tugende dushutinga ibindi. Icyo gihe muba muhiye ariko ni wowe wabishyiraho. Noneho hari uhita akubwira ngo itahire nyine karakunaniye. Iyo niyo mbogamizi ubundi ya mbere ibaho. Byigeze kubaho ushutinga nka movie yose usanga amajwi ni yari arimo? Byigeze kumbaho. Ubyitwara umusa n'ubiri cyuya. Byigeze ubiri cyuya kitakurenga kandi Mabuja aba yashoye yashoye nk'ibihumbi 100 500 600 wenda kuri filime yose mwashutinze nk'uwo munsi. Yahembye abakinnyi bose biki byose bavuga ati saya ninjye ugiye kuyatanga noneho tuyisubire. Bari ikibazo nyine handi ufunga umwe ukavuga ati gushya ni business nk'izindi n'ubundi n'umucuruzi iduka rirashye ukavuga ati hano ndahiye. Iyo ari umuntu mutabashije kumvikana biba birebire. Natwe byatubayeho ejo bundi hari interview twagiye gukora kuri Excellage ndi gukorana na Mabuja ari muri Amerika nanjye ndi hano twagiye kuyikora ku Gisozi. Ebana sound irabura ubwo mani babarahiye ariko umuntu umaze igihe muri entertainment arabizi ko ibyo bintu bibaho. Ibyo bintu iyo bibayeho gutyo byanga bikunze ugomba kwihangana nakundi bibaho n'imodoka irashye kabisa. Fani nko kuri set umunsi umwe ushora nk'amafaranga n'iki? Amafaranga nshora nyine nibanga ry'akazi nyine biterwa nyine n'ibintu tajyaga sponsor ariko bashyiremo no sponsor bashyiremo uranatubaza ngo duhembwa ngahe. Niyo nagiye kubaza niba waguhemba ayaka wazi ko ubwenge bwinshi abantu barakwitirana ibanga ry'akazi kabisa. Bane nangaye ngo kuri sete ngiye kuyavuga ariko nyine nijya kubwira ngo biterwa nyine ibihe ntabwo biba bimeze kimwe. Cy'abakinnyi ntabwo babangana. Umuntu ushobora gukinisha abakinnyi 8 cyangwa abakinnyi 12. Ubakirishije 8 cyangwa 12 ntabwo amafaranga akoresha mu munsi abangana na ejo. Ntabwo namenya ngo nakubwira ngo nkoresha ya nayo kubera ko iminsi yose bidasa. Iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru. Aba nyine yakaba yisanyu. Erega ntabwo wavuga ngo ugiye ngo kumwibangana. None se ari yose ushyiramo ubona agaruka?
nyine byose mbifashwamo n'abantu bazaba bimfashamo niba nukora subscribe uri kundeba ugakora subscribe kuri Fani TV show ukareba ikiganiro nasohoye cyangwa filime nasohoye niwo uzanteza imbere by'umwihariko nshimira na Mabuja wundi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi ko ari umuyisilamukazi ariko Mabuja nawe uri umuyisilamu uri umuadeperi Mabuja rero ejo bundi rwose kura idi n'indi ikereke pare abanyoherereje ubutumwa anyoherereza ku madolari rwose arambwira ati yaka nubwo utari umuyisilamu ariko nawe ugende winjira idi nk'abandi gipirawo yaka ubona ari ahantu ugira ubwenge bwinshi cyane ahantu ugira ubwenge bwinshi cyane ni ubwenge bwinshi gute hari ahantu umuntu aba ati ngiye ko telefone yanjye ni iyi ngiyi kugira ati niba ari hano sha uyu muntu afite ubwenge hano oya nta bwenge mfite ko Imana yonyine nizi ubwenge ntazagire n'umuntu kwiharaho hano kuri iyi si ngo hari umuntu uzi ubwenge twese bana Nyagasani wenyine ni uzi ubwenge ko ni nawe utanga ubwenge ubwo rero kuvuga ngo uri umuhanga kwiganya numva banavuga n'abiza ati kwiga ntibirangira bihoraho ubwo rero ntabwo nakubwira ngo hari ahantu nzi ubwenge none se nk'Imana n'iki wayisaba Imana si cyo nayisaba si amafaranga hari ikindi iyo wabonye amafaranga uba ufite byose utayisaba uburame kugira ngo ufite byose kurama se nakurama kudapfa Mabuja ahubwo mbonye utwo dufaranga nanjye nkarya neza mu gihe gitoya ndiho nubwo nabaho igihe gito ariko nkakibaho neza ariko kubaho igihe kirekire ukabaho nabi nanone ntacyo biba bimaze rwose yakase ku bintu byo kuba wagira akana nawe wapi ngo icyo ni icyifuzo cya buri wese ariko urumva hari igihe ubona byaranze iyo byanze nyine urabyakira nyine ukiyakira nta kundi nari ngiye n'ababwiye we Fani ndi hafi kurongora rwose muzabimfasha ndi hafi kurongora ugiye gukora ubukwe umunsi umwe aravuga ngo baho muzapfejo hari umukobwa uri hano haruguru i Nyanza yari ari no kumamagara duturanye mu kanya yari ari kumamagara afite umwana si wamwumvise afite umwana umwe uwo mwana yamwoherereje se uwo mwana bananasi uwo mukobwa ari wenyine noneho amahirwe mfite uwo mukobwa afite n'ikibanza ubu tugiye kurwana no amahirwe mfite niyo mahirwe mfite uwo mukobwa ufite ikibanza njye nta na metero n'ebyiri ngira kandi ankunda kubi yambwiye ati yaka rwose tugomba kubana no mu kanya yari ari kumwe namwohereza amafaranga ajye guhaha wayohereje se nababwiye we nikopeshe urabona ibirayi byaragabanyutse ni nta turabikemura mbese nihuba kuri botike kiri nihuba se niho nta numva ahubwo mwarabaye byararangiye ntabwo nayiwe turaturanye none se uguhahirayo gute ntabwo nshobora ngewe nubwo yaba ari umugore umeze gute nubwo yaba afite etaje ntabwo nshobora gusanga umugore mu nzu ye kubera ngewe nubwo kaba ari akazu kangana gutya ariko ari iwanjye buri umugore iyo umusanze iwe ntabwo uba uri umugabo byanga bikunze gusuzugura gucisha mu ijisho n'abantu bo hanze ntabwo bakwita umugabo barasanze umugore mu nzu ye uragerageza uko byagenda kose nubwo kaba ari akazu ariko kagusanga iwawe gusanga umugore mu nzu ye rwose uba wakisha umusaza Chris ari ukuntu ngo ba kameramani ariko ubwa mbere wowe ufite umudamu aracyari umujene hari ukuntu ngo umufotora bari ngo mukabima amafoto nkamubwira ngo ngwino ngo yarebe mu rugo ayanjye ntibirambaho uno musore nawe ngo baza kuyafata mu rugo amafoto ni mubi cyane nawe ngo ni ikintu ngo muhuriyeho ngo urabanza ukajya umwima ngo amafoto nkabwira ngo sinzi ngo narimuze kaza kuyafata kuri gito ngo uze ngo kuri studio ubu byaroroshye dusigaye dukoresha internet njye ntabwo ibyo bintu ndabikora tuyamusendingira nyine ku muntu ubikora se niwe ubutumwa wamuha ku muntu ubikora n'umusore mumera ubutumwa ntabwo yagufotoye ngo uza kuyifata mu rugo keretse nk'uwo musore uri mu kamera atubwiye nk'impamvu abikora nkamuha ubutumwa ntabwo byumva se aba ari busy koko cyangwa niki mbese aba ari busy ari mu rugo gute na internet none se ayamuha kuri flash ni ikibazo cyane akamushyiriraho Fani ubu ibintu byitwa ibikoresho urabifite se ndabifite nyine Imana yarabimpaye numva ni fresh ariko
ubwo wowe si imbogamizi urana nazo nizihe urabizi nyine mu kazi by'akazi kose akariko kose yego nta kazi kataba imbogamizi imbogamizi nyine umuntu ahura nazo ariko nkeya ariko byose mbasha kubyitwaramo neza kandi nkabicamo neza kabisa Yaka mwana uyu munsi wa none yirebye urubyiruko rw'uyu munsi wa none ubona icyizere cy'ejo hazaza ari ikihe ntacyo abana b'iki gihe rwose bari gukurana bifase n'indisipurine abana bari gutangira ubusambanyi bakiri abana bato mwese uri gusanga umwana wiga mu wa gatandatu primaire umwana wiga mu wa gatandatu primaire ukumva ngo ejo bamuteye inda yabyaye usanga umwana ejo bundi hari umwana w'iwacu yabyaye yiga muri primaire afite imyaka 14 abyara umwana w'umuhungu rwose w'umusore yamaye ufite n'ibiro ninja agasaba abana noneho bari gukura umwana mwiza rwose w'umusore kandi umwana w'imyaka 14 umwana w'iki gihe ufite imyaka 12 kugira ngo uzabone umukobwa ufite imyaka 12 w'isugi muri iki gihe shakeretse umanutse mu ntariyo iyo bigwa naho hari wapfa kubona nujya gushaka umugore uzajya mu ntara noneho oya n'ubundi uwo nguwo wanjye n'uwo mu ntara iriyaza santuza buri gihe ariko afite umwana yarabyaye ntabwo ari isi we yabyaye afite ingahe se yaramwe ngo yabyaye ngo afite ngo 10 niba ari 16 ese ubwo yuje imyaka y'ubukurikirane bazagufunga oya ni ukuvuga ubu narakuze rwose ari muri 20 none se ubwo niki wawe inama waho urubyiruko ni iyihe inama naho urubyiruko ni amasengesho ni ababyeyi arega ababyeyi b'iki gihe nabo none se uri gusanga umukecuru w'iki gihe ufite imyaka 60 yambaye kakora utubuno yatuziritse wabo si umukecuru mw'abantu mwe abakecuru bari gutanga ubuheburere imbere y'abana ugasanga umuntu yaduhambiye koko mw'abantu ibi bintu biragupira mu babyeyi n'ababyeyi nabo mwese uzaba uri umubyeyi ufite abana b'inkumi ibana wambaye ubusa imbere y'abana urumva koko ubu rero uzaba uri gwabo bana n'ubuye so noneho hari abamama usanga umubyeyi ni indaya umukobwa we ni indaya afite nk'abakobwa babiri babana mu nzu bakora umwuga w'uburaya nese abana bazabyara bo bizagenda gute ni ikibazo bakorera aho ngaho abagabo babasanga aho ngaho inzu barayigize geto bakoreraho niho kuri seti se niho bashutingira mbese Yaka wenda tugutugana ku musozo kugira tunabareke wenda agiye tuzabasura kuri seti direct nadukundira Yaka mwa nese ubwo ngubwo waheka gusenga ryari warabwiye ngo bajye basenga ariko ndabasi akabaheka gusenga nge ntabwo mperuka mu rusengero ariko nge nsengera iwanjye nge mbyutse mu gitondo ndasenga nyiragiza Imana kuri uwo munsi ubundi agenda ubu ni mugoroba mbere yo kwinjira mu burinda banza senga Imana nyishimire ko yandinze amahoro indinde no mu joro ry'uyu munsi basi nta mu rusengero ntabwo maheruka none turaza gusoza dusengera hari ikibazo ntacyo bitwaye rwose okay Fanny dusoza no ubutumwa abantu badukurikiranye tugasoza ubutumwa n'abantu badukurikiranye cyangwa twari kubanza kwa cameraman twandika cameraman soza hano yakadusengera dusoza cameraman niki wabwira abantu bakurikirana Fanny TV show bakurikirana iyo movie yanyu ikintu nababwira nuko abantu bakurikirana Fanny TV show nuko bakomeze babakurikire kuko iyo movie ni movie ndende y'ama episode yego kandi irimo inyigisho nyinshi irimo ubutumwa bwinshi urumva yitwa amabanga y'ibihishwe harimo ibintu byinshi bazabonamo kandi bizabigisha bo babe maso bakomeze bakurikirane cyangwa cyo bazishima bazakuramo ibintu bizima kandi bizabafasha nabo mu hazaza habo okay asante sana director nikibwira abantu dusoza sinabwira abantu ndabakunda cyane abakunzi banjye nabo turi abakunzi cyane ndabakunda yego yaba abanzi banjye abakunzi banjye ndabakunda niba kimwe ndabakunda cyo nabisabira nuko nyine nukunshyigikira kuko ntabafite nago narye kandi namwe mutamfite nago mwabasha guseka sibyo kabisa nabasaba nukora subscribe kuri Fanny TV show share na comment kandi ndabakunda cyane okay asante sana wakoze cyane kutuganiriza no kuduha umwanya buri rimwe tuzagera kuri set turebe murimo gushutinga bimeze gute Yaka mwana nicyo ubwira abantu hanyuma udusengere dusoza Bacyo nabwira abantu rwose no kudushyikira subscribe comment nyinshi cyane kuri Fanny TV show kandi ndabizeza yuko mushonje mwishiwe ibana muri iyi minsi rwose tujye kubamara stress okay ngadusengere dusoze
ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena. Nyagasani Imana twongeye kugushimira waturinze kuri uyu munsi utugejeje muri uyu mugoroba, turagusaba kuturinda muri iri joro n'iri joro naryo uriturindemo. Tunagushimira ibirayi byaragabanyutse, kawunga yaragabanyutse, umuceri waragabanyutse. Icyo twagusaba Nyagasani, indaya nazo zigabanya ibiciro zijye ziduhera 700. Amena. Thank you so much for watching BigTown TV.